Kanira ijambo ry'Imana ndagira umunyemerere tuganire ijambo ry'Imana twateguye ku uyu mugoroba. Tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga zisunika abaramya, imbaraga zisunika bera mu rugendo. Umuntu wese kugira ngo agere ku ntego hari imbaraga ziba zimuri inyuma zimusunika. Abaramya rero, abasenga, abafite urugendo rujya mu ijuru, natwe hari imbaraga zigomba kuba zidusunika. Nizo turavuga mu uyu mugoroba. Turasoma rero Zaburi ya 84, Zaburi ya 84. Turaza gusoma umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 8. Zaburi ya 84 umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 8. Turaza gusoma na Yesaya 4:29 tugere kuri 31. Dusome. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga. Ndatinda aha hantu cyane. Bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 40 umurongo wa 29 tugere kuri 31. Reka dusome. Haravuga ngo niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Indi mirongo mushobora kuza kuyisoma muri Luka 1 umurongo wa 80. Haravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo aguma mu butayu ngo kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Ibyakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudeya hose no kugera ku mpera y'isi. Tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga zisunika bera, zisunika abaramya mu rugendo. Murimbye yaravuze ngo ubu rugendo mfite nurwo kujya mu ijuru. Bivuze ngo ni urugendo rurerure rukeneye imbaraga, ariko waruteguye hari imbaraga yabikiye abarufite. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga, aravuga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yageze ku gitero cya 2 aravuga ngo niwe ufite imbaraga zihagije mu bintu Imana ifite imbaraga zihagije zo guhabera. Iziha abakene, iziha abakire, iziha abize, iziha abatize, iziha abakodesha, iziha. Imana ifite imbaraga, ntawe uzabura imbaraga yegereye Imana. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryitwa kuramya, uyu munsi nagize umugisha wo gusesengura cyane, ngerageza gusoma igitabo cy'umugabo witwa Rick Warren, yanditse igitabo cy'ubuzima bufite intego. Hari chapitre ya 10 avuga kuramya, yavuze hejuru y'umutima uramya. Avuga ko iyo umuntu yemereye Imana kugira ngo ayiramye, afungura umutima we akemera ko ibitekerezo bye byose abihereza Imana. Ageze kuri chapitre ya 13 aravuga ngo kuramya Imana ngo ni ukunezeza. Kuramya ni uburyo bwiza bwo kunezeza Imana. Ndagira uvuge ko izi imbaraga zisunika bera mu rugendo. Hari umuririmbyi ngira ngo ni wa 68 mu ndirimbo z'agakiza, yaravuze ngo Mana yanjye komeza unyumfasha ngo utaramire nteze icyo umbwira. Hari ahantu yageze aravuga ngo buri munsi ngo ajyamo imbaraga, ngo iryo ni isezerano yampaye. None umwanditsi avuze amagambo akomeye mu Zaburi ya 84 umurongo wa 6. Aravuze ngo izi mbaraga Imana itanga irazifite zihagije rwose. Nubwo twanyura ahantu hagoye, nubwo twanyura hakomeye, ariko hari imbaraga Imana yateguriye abantu bafite uru rugendo. Nk'uyu mugoroba turaza gukoresha igihe kitari kinini, shaka kuza kuvuga imbaraga enye. Mu mbaraga nyinshi ndavuga imbaraga enye zishobora kuba zagufasha mu mwanya mwiza wo kuramya, zishobora kuba zagusunika kugira ngo uramye Imana bibashe gukunda.
turahera ku mbaraga ya mbere. Imbaraga ya mbere isunika abaramya, isunika abera mu rugendo. Ni imbaraga ikenewe, ni imbaraga umuntu wese aho utuye, amashuri wize, ibirupima, abana wabyaye, akazi ukora. Iyi mbaraga ubaye utayifite, uko waburamya ntago kwaba ariko, kuko umuntu wese uramya agomba kuba afite imbaraga ya mbere yitwa umwuka wera. Umwuka wera, umwuka wera ni ujya usobanura ibitamenyekana. Umwuka wera ni ujya ugaragaza ibyo abantu batabona. Niyo mpamvu ibyakozwe n'intumwa byavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Bivuze ngo iyo twakiriye umwuka tuba tubonye imbaraga zishobora kudufasha mu rugendo. Mu buzima busanzwe abantu dutuye ino hari imbaraga zituma tubaho. Hari iz'ibiryo, hari iz'amafaranga, hari iz'amashuri, hari iz'icyubahiro. Ariko abantu bajya mu ijuru, izi mbaraga z'isi turazifite, ariko hari indi mbaraga iziyoboye, ni imbaraga yitwa umwuka wera. Dufite ikibazo cy'abantu baramya badafite umwuka wera, bakayobora badafite umwuka wera, bakabwiriza badafite umwuka wera, bakaririmba badafite umwuka wera. Aba bantu ntibaramya nyabyo. Kuramya nyabyo nuko ufite uyu mwuka wera uyobora abera mu rugendo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo utangarize wowe udukurikiye, niba utarahabwa uyu mwuka wera, niba uyu mwuka wera atari yaba muri wowe, ufite ikibazo gikomeye. Urugo ruzakunanira, abana bazakunanira, umushahara ntacyo uzakumarira, kubera ko umwuka wera aduha kumanaginga ibyo dufite byose bikagenda neza. Iyi ni imbaraga isunika abera mu rugendo, ni imbaraga yitwa umwuka wera. Hari nava ahangaha, hari ibintu byinshi bitubuza kuramya. Mu bitubuza kuramya harimo kimwe cyitwa ubwoba. Uriya abanyabwoba, birivuga ngo abanyabwoba n'abatizera ntago bashobora kunezeza Imana. Gihe cyose umuntu adafite umwuka wera ahorana ubwoba. Imana ikurinda ubwoba. Ntago waramya Imana ufite ubwoba, kuko abanyabwoba hari ibyo badatinyuka, ariko ufite umwuka wera baruzura batinyuka, ukabasengera bagahinduka. Kubera iki? Kubera umwuka uri muri wowe. Iyo ni imbaraga ya mbere. Imbaraga ya kabiri isunika abaramya, isunika abera mu rugendo, ni imbaraga yitwa gusenga. Aha ndaza kuhatinda. Nabonye mu minsi yashize hari comment imwe abantu bakoze ku nyigisho nigishije cy'imihurura ahari mu mwaka wo hirya washize. Narimo nigisha uburyo bwo gusenga. Ubundi gusenga bigira uburyo. Harimo abantu bapfa gusenga gusa. Hoya, buriya gusenga bigira umurongo. Usenga wese agira umurongo agenderaho. Yakobo yandika yaravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu ngo kugira ngo mukizwe. Aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko yasenganye umwete. Iyi mbaraga rero yitwa gusenga, ndagira ngo mbatangarize ko mvuga iryo jambo nabonye bakozeho comment n'abakoze video ukuntu sinzi uko babigenje. Navuze ko mu bintu bibaho namaze kubona mu buzima mu myaka itari mike yamaze kugira na experience maze kugira mu buzima busanzwe, nabonye ibintu bibaho bigora bivuna. Mu bintu bibaho nabonye bivuna bigora. Buri wese agira ikimuvuna mu buzima bwe, ariko buriya gusenga ntabwo ari ikintu cyoroshye. Gusenga biravuna, gusenga bisaba imbaraga. Ndongera ngasubiremo, nabwiye abantu ndababwira ngo kubera ko nzi imvuna iri mu gusenga, ariko nubwo bivuna birakora. Nabwiye abantu ngo aho utagera uzahatuma amasengesho, abo utahangara uzabatumeho amasengesho. Ndangije mbwira abantu ndababwira ngo kubera ko namaze gusobanukirwa aho gusenga bivuna, byari bikwiye kuba ibintu by'umuntu ku giti cye. Kuko dufite abantu, ndaza kwibanda cyane kubera ko mwe mudukurikiye online muri benshi, dufite abantu batunzwe n'amasengesho ya credit, y'amaguzanyo, y'amasabano, sengera, yimbwirire, hari n'abayandikira bagatanga. Biriya bintu simvuze ngo ntibikora, birakora, ariko bikora ku muntu ubyizeye kandi nanone ukiranuka. Nabwiye abantu ngo gusenga bivuna, gusenga bisaba kwiyiriza. Bibiliya yavuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho, ngo akurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza rero ni imwe mu mbaraga abasenga bakoresha, ariko ni imwe mu mbaraga nanone zivuna. Uzi ko gusenga hari abakora iminsi 3, hari abakora 7, hari abakora 40, hari abakora 70. Mu mwaka wo hirya washize ngize kumva ngo hena bagusenga ngo amasengesho ngo y'iminsi 120. Kora ubushakashatsi, iyo ugiye kureba usanga rimwe na rimwe kubera imvune iba mu gusenga, hari abayakarota, hari abayakwepa, yagera hagati ariko se hari ikimana ipfa n'ibiryo.
kabarariye ibyo yari yahize akabara bihinduye. Noneho ndangije mbwira abantu ngo kubera aho gusenga bivuna ntimukagora abantu, niba ushaka ko bagusengera nawe bigiremo uruhari kuko bisaba kwiyiriza. Noneho wowe urye, ngewe nirwe ngusengera, wowe uri kurya. Ujye mu buriri uryame, njye mu butayu kugusengera, wowe uryame. Nabwiye abantu ngo ibyo bintu kubikora biravunnye, ariko nanone ari umuntu ufite umutima ukeneye gusengerwa, umutima utunganye, uyu muntu ushobora kumusengera. Ndagira ngo mbabwire ko tugomba gufata igihe tugasenga. Muririmbyi wa 68 62 mu Gakiza yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera kure cyane, ngo atambuka n'inyenyeri. Uyu muririmbyi yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga urugi ngo ubushaka kureba Imana. Aya ni amasengesho. Imana ishimwe cyane. Iyi mbaraga yitwa gusenga ndayikwifurije wowe ahuri, wowe udukurikiye, witinya gusenga. Gusenga birakora. Ibyo byananiranye, ibyo ubona abantu batakemura, ibyo ubona amafaranga atakemura, ibyo ubona imiryango itakemura, jya ku mavi usenge, uramye Imana mu buryo bwo gusenga. Umuhanga umwe yaravuze ngo gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ugusaba, gusenga ni ukwinginga. Iyo ugize umugisha ugafata umwanya wo kuba imbere y'Imana ugasenga, Imana irumva, Imana iravuga, Imana irakora, ariko biva mu gusenga. Turashimira Imana kwiduhaye umugoroba kugira ngo dusobanukirwe ko hari imbaraga zisunika abera. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo hari imbaraga zikomeye twahawe na Yesu. Izi mbaraga nta handi ziva mu gusenga. Uburyo bwa gatatu bushobora kudufasha, bushobora gusunika abera mu rugendo, ni imbaraga ya gatatu yitwa urukundo. Urukundo. Iba hari ibintu bigoye abantu baramya badakundana, abantu bagasenga badakundana, abantu bakavuga ngo nabanyamwuka badakundana. Dufite ikibazo gikomeye. Herutse kumva umuntu umwe mu bihe byashize harimo aravuga ngo ngiye ngo ndashimira Imana, ngo Imana ngo hari imbaraga yampaye, ngo mu bintu ngo bikomeye ngo Imana yampaye, ngo harimo nuko yampaye imodoka 10 zo gutemberamo. Ni byiza, imodoka 10 zo gutemberamo uri umwe, hari mwene so ugenda n'amaguru byanze udafite aho kuba. Mu kuramya Imana harimo urukundo, hari icyo wakora kubwo butunzi Imana yaguhaye. Ariko iyo ugiye kureba usanga ibyo umwanditsi w'ibyahishuwe Yohana yanditse, yaravuze mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Tugomba kuba mu buzima bufite urukundo. Ubundi iyo umuntu ari umukristo, mu mbuto zimuranga harimo iyi mbuto yitwa urukundo. Ari umwanditsi wanditse asobanura ku bukristo, aravuga ngo ijambo umukristo ngo yarishakiye imvugo yarivugamo, ngo asanga ikinyarwanda cyaryo kiragoye kugira ngo asobanure umukristo ni iki. Kuko no ubuzima busanzwe usanga umuntu avuga ngo ni umukristo, ari wo mubaza ngo umukristo ni iki, ugasanga kubisobanura biragoranye. Ariko sinabarenganya, n'umuririmbyi w'108 yashatse inyito yabyitamo, ngo ashaka ikintu cyitwa umukristo, ngo arabibura, ngo ahubwo aravuga ngo umukristo ngo ngiye ni umukristo, ngo icyo ni iki. Yaravuze ngo ni ikintu, ngo umukristo ngo ni iki, ariko yabivuze neza, ngo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ngo ngende umukristo, ngo icyo ni ikintu, ngo yageze ahantu aravuga ngo kinyibagiza ngo n'ibyago byose, ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Umukristo agira urukundo. Iyi ni imbaraga isunika abaramya. Ko dufite ikibazo cy'abantu basengana ariko nta rukundo bafite, bakaririmba nta Rike Warren avuga ko iri jambo ryitwa kuramya yaravuze ngo tubitandukanye na bimwe abantu bavuga ngo kuramya ngo nukuririmba uturirimbo tugenda buke, ngo nukuririmba indirimbo ngo barambuye amaboko. Aravuga ngo si icyo bita kuramya. Aravuga ngo kuramya ni igikorwa cyose ukoze ukagikora uko gikwiye gukorwa kandi mu gihe cyacyo. Munyumve neza. Yageze no ku rwego aravuga ngo niyo ugenda mu nzira ukagenda mu buryo buri nyabwo uburamya Imana. Ko dufite abantu bagenda nabi mu muhanda, umuntu akagenda bangamira abandi n'amaguru, hagenda usanga yitambitse mu nzira. Niba uri no mu nzira ugenda, demarishe yawe nigenda iramya Imana. Niba uri ku meza uri mufungura uri kurya, hari n'abajya ku meza bagiye kwarura bari kumwe n'abantu benshi bagacura abandi ibyo kurya bakarura byinshi, aho naho iyo ugeze ku meza bariraho naho ramya Imana.
uri mu rugo rwawe uganira n'umufasha n'abana, aho naho ramya Imana. Uri kuri telefone uri gucatinga aho abantu batakureba, muri za kode zawe ugenda ushyiramo, aho naho ramya Imana. Hari imbaraga. Iyi mbaraga ya gatatu yitwa urukundo, ni imbaraga umuntu wese uramya Imana agomba kuba afite. Imbaraga ya kane ariyo ya nyuma turi buze gusorezaho, ni imbaraga yitwa ubwenge. Iyi mbaraga yitwa ubwenge ni imbaraga umuntu wese uramya Imana akwiye kuba afite, kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo muri mwe niba hari ubuze ubwenge ntabusaba Imana. Buriya ubwenge ni ikintu gikomeye abantu babuze, kandi Imana irabutanga. Ubwenge mu butandukanye n'ubumenyi. Ku cyumweru narimo nganira n'abakristo muri paruwasi ya Remera, niyo nigishije, mvuga ku ijambo ryitwa ishuri, mvuga ku ijambo ryitwa kwiga. Iyo twiga tuba dukeneye ubwenge, iyo twiga tuba dukeneye kunguka. Ariko nababwiye ko hari umwigisha dufite mukuru, ari we Mana. Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 32 ku murongo w'8, aravuga ngo nzakwigisha, nkugire inama, nkwereke inzira unyuramo. Aravuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Uyu mwigisha iyo atwigisha mu bintu aduhereza ubwenge. Hari umuririmbyi wo kuramya yararamije, reka mbyite ntyo, aravuga ngo umva icyo ngusaba n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, dusheho kukumenya. Iyo dusaba tuba dukwiye gusaba Imana ubwenge. Mu bintu bisenya ingo z'iki gihe harimo kubura ubwenge. Mumbabarire mu nyumve, mu bintu biri gutuma abantu bakurwa ku kazi harimo kubura ubwenge. Nigisha Remera navuze ibintu 14 bigaragaza umuntu uri mu ishuri ry'Imana. Navuze ko uri mu ishuri ry'Imana uri kwiga, mu bintu bikuranga harimo ikintu cyitwa kudasakuriza abandi mu ishuri. Dufite urusaku mu barokore, umuntu akaririmba asakuza, kabwiriza asakuza yitotomba, imirimo yose akayikora afite urusaku. Navuze akantu gakomeye mu iyo nyigisho, naravuze ngo gutinda gushaka kwawe ntibiguhereza uburenganzira bwo gusakuriza abashatse. Igihe Imana itari yagukura ku ntebe yakwicajeho, icyo gihe ugomba kuhagirira ubwenge. Iyi mbaraga yitwa ubwenge, hari umuhungu witwa Salomo mwene Dawidi. Abateoloji baravuga ngo mu bami bimye ingoma ari batoya, uyu muhungu Salomo mwene Dawidi yimye ingoma ari mutoya. Hari igihe Imana iguhereza kuyobora, hari igihe Imana ikugirira icyizere ukiri mutoya, mu bintu uba ugomba kuyisaba harimo ubwenge. Salomo ngo amaze guhabwa kuyobora abasaza, abadogiteri, abarisansiye, yaravuze ngo aba bantu kubayobora birasaba izindi mbaraga. Iri vuga butumwa turi gukora mu iyi minsi rirasaba imbaraga. Ndi gukurikira ama YouTube channel, ndi gukurikira online ibintu biri kuba bikantera ubwoba. Ndimo ndibaza ubutumwa turi kuvuga twese koko ni Imana iri kudutuma, ni filozofi yacu, na amarangamutima. Hari uwambwiye ngo abantu bari gushaka kurya hiti kuri online. Nta hiti dukeneye ko Imana ari igaragara mbere yuko tugira ibyo dukora. Imana iduhereza ubwenge, kuko nitubura ubwenge izatureka. Salomo amaze kwima, Bibiliya avuga ngo afata ibitambo 1000 ajya ku musozi usumba indi misozi Gibeyoni. Ngo ageze ku musozi abwira Imana ngo narije kugushimira ko wampaye ubwenge, ko wampaye ubuyobozi, nahandaza gusoreza. Abwira Imana ngo warakoze kungirira icyizere ndi mutoya. Imana ishimwe cyane. Nujya ubona Imana hari ikikoze, jya wiyufura mu bantu, ujye ku musozi usumba iyindi, ujye gushimira Imana ku byo yakoze. Imana ishimwe cyane. Ngo ageze ku uwo musozi aramya Imana, abwira Imana ngo warakoze. Mujye mureka turamiriza Imana naho abantu batari. Ntabwo dukwiye kuririmbira abantu batureba gusa, naho batari Imana irumva. Imana ngo irangije iramunezererwa. Imana imubwira ngo Salomo, ukoze akantu kankoze ku mutima, mu byo naguhaye gira ikindi kintu usaba. Mureke mbabwire ko iki gihe ikugendera ikakubwira ngo gira ikindi kintu usaba, udafite ubwenge ibyo gusaba birahari. Kwanavuga ngo Covid nigende, tumaze n'iminsi mu bukode, wabwira Imana ngo niwukure mu bukode. Dukeneye ubwenge bwo kugira ibyo dusaba bizagira umumaro. Salomo abwira Imana ngo Mana,
ndarebye mbona ningusaba amafaranga ashobora kuzagira ikibazo, ningusaba inka ishobora kuzatsikira ikavunika, ningusaba imodoka ishobora kuzagira agisida. Abwira Imana ngo Mana, mu bintu wampaye ntacyo ngushinja, n'ikindi kimwe hereza ubwenge. Imana amubwira ngo Salomo, usabye ikintu gikomeye. Iramubwira ngo ndabuguhaye, ariko n'ibyo udasabye nabyo ndabiguhaye. Iyo dusabye Imana tukayisaba neza, n'ibindi irabitwongerera. Erega niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Tubanze dusaba Imana ubwenge, turamye Imana dufite ubwenge. Dufite ikibazo cy'abantu baramya ariko babuza aka kantu kitwa ubwenge. Umuntu akabwiriza neza, akaririmba neza, agashaka urugo, akubaka neza, ariko wajya kureba ugasanga abuze ubwenge. 2018 nabaye mu giterane cy'abashakanye muri paruwasi ya Kacyiru, ariko cyari igiterane cy'abamama gusa, bari bantumiyemo ndi umugabo. Nuko murabona ko mu myaka nta nubwo ndi mukuru cyane, ariko iyo ufite ubwenge ntabwo Imana ireba ku by'imyaka, ntireba ku by'igihagararo, ireba ubwenge yakubitsemo n'ibyo uzabwira abantu. Ngeze mu icyo giterane cy'abadamu, umudamu umwe maze kwigisha arambwira ati ibintu wavuze ati byamfashije, ati ariko mukozi w'Imana ntashaka kunsobanurira. Ese ngusobanurira iki? Atuzi ko nashatse umugabo mu minsi yashize tukagirana ikibazo, akambwira ngo yankubita jido. Mukozi w'Imana, jido ni igiki? Buriya ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Ndamaze ntabwo uzi jido? Ati kuva mbayeho n'ubwa mbere numvishe jido. Ntabwira nti nyine jido ni ibikoreshwa n'abanyarugomo, ni umutego bakunyuzaho mu maguru bakagutura hasi. Ati ubu yari kuzankubita jido? Ni rwose utagize ubwenge yayigukubita. Ati none se ubwo nakora iki kugira ngo nirinde iyo jido yo kuzangeraho? None se ubona ari iki cyazatuma gukubita jido? Ataha saa sita z'ijoro buri gihe. Ndavuga nti udafite ubwenge Imana ikaguha umugabo utaha saa sita z'ijoro, jido yayigukubita koko, kubera ko birashoboka. Z'ijoro nabwiye abadamu ndavuga nti ufite umugabo umeze atyo ataha saa sita z'ijoro, bene uwo niyaje ntakomangisha ukuboko, akomangisha umugeri. Iyo udafite ubwenge rero nawe ukinguza umugeri, ariko iyo uri umunyabwenge urakingura ukamwakira uti mutware mwiza karibu mu nzu. Iyo ageze mu nzu kuko ufite ubwenge wahawe n'Imana, ntabwo utangira uvuga ngo waje wasinze, aya masaha wari urihe, kuramo inkweto uzane ibiryo ushyire ku meza muryame. Mu gitondo akangutse mu bwenge wahawe n'Imana, wimubwira ngo waje wasinze. Abahanga baravuga ngo nta mugabo usinda, baranezerwa. Uramubwira ngo iri joro mwaje mwanezerewe mutware. Iyo umubwiye ngo mwaje mwanezerewe rero uba ubonye ubwenge bwaho umuhera, ugatangira kuramya Imana, umanura icyubahiro cy'Imana, ukamubwira iby'Imana ikora, ukamubwira ko yatashye mu masaha agoranye, ukamubwira ko bari no kumwicira mu nzira. Icyo gihe uba ufite ubwenge. Ariko nuzana wari azagukubita jidi imwe, agukubita n'inda ukure n'amenyo. Kubera iki? Uramya Imana mu buryo butari bwo. Umwanditsi Dr. Luka yavuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Dufite abantu bafite imbaraga z'umubiri ariko iz'umutima ntazo. Ndimo ndasabira abakobwa, ari akantu mperutse kubona kuri YouTube, kuri status y'umuntu mu minsi yashize, yapostinze akantu umukobwa ari kuvuga ngo ariko umukobwa ushobora gushaka umugabo utagira amafaranga, abura amafaranga, abure n'umubiri, yateruye ibyuma basi. Nimuzigwize muterure muzana amatuza nimutagira ubwenge bw'Imana. Ko dufite abantu bateruye bagwije iz'umubiri, bafite ibizigira ariko iz'umutima ntazo. Hakenewe ubwenge buva ku Mana. Soreza ahangaha, Salomo ngo avuye ku musozi w'Imana amanukana ubwenge. Imana ishimwe, ubwenge buva ku Mana. Ngo ageze mu gihugu yari yahawe kuyobora, asanga ni igihugu ngo kirimo ba maraya benshi. Hakenewe ubwenge kubera ko ubu heza ubusambanyi, heza ubutinganyi, heza ubupede. Dufite ikibazo gikomeye mu rubyiruko, sinzi uko turaza, ariko si no mu rubyiruko gusa. Niyo waba umudogiteri, niyo waba umusaza, niyo waba ufite amafaranga udafite ubwenge bw'Imana, ibyaha injiji zikora nayo wabikora. Salomo ngo ahageze asanga ngo hari abagore babaga mu mazu bakabana ari babiri, ngo igihe kimwe ngo basambanira rimwe, abo bagore babyarira rimwe. Kintu cyantangaje mwaya magambo, ngo bagize ijoro rimwe barasinda, ngo bararyama, ngo umwe aryamira umwana we nabi, ngo umwana arapfa.
aya magambo yanteye ubwoba. Yicuye ngo asanga umwana we yahwereye, arebye mugenzi we asanga mugenzi we yasinziriye. Aya magambo afite ubusobanuro bukomeye mu buryo bw'umwuka. Ngo asanze umwana we yapfuye, areba uwasinziriye. Mwirinde ibitotsi by'uburyo bw'umwuka, mube maso kuko abajura barahari bashaka kubiba ibyo mwabikijwe. Ngo afata umwana wapfuye amushyira mu gituza cy'umugore wari usinziriye, afata umuzima aramutwara. Ngo mu rukerera bicuye, uwari ufite umwana muzima akoze ku mwana we, ngo yumva umwana yakonje. Arebye isura asanga su, areba intoki ntawayoberwa iki, abona su. Abwira mugenzi we ati kanguka tufitanye ikibazo. Ati habaye ikihe kibazo? Ati wantwariye umwana. Onda tujye usinzira, ibitotsi bifite ubwenge. Dufite abantu bafite ikibazo basinziriye. Muri covid yose sinzi ukuntu nibuze kubabwira, abantu benshi baraguye ariko bihagazeho, usanga baza bakarabya bagatendereza. Ariko ibi bintu murimo, Imana ifite ubwenge burenze ubw'abantu. Arangije aravuga ati umuzima niwe wanjye. Undi ati reka da, umupfu niwe wawe. Ufite ikibazo cy'abantu baguraniwe ntibabimenya, kandi bari kuramya, kandi bari kuyobora, kandi bari kubwiriza, kandi bari kujya kuri channel kuri YouTube, barimo barashinga n'ibindi. Ndi gukurikira ngasanga noneho ama TV yabaye menshi, ubyutse wese arahita ashinga, ubyutse wese agahita ashinga. Ni mu mpamajwi, ni mukandeho turakanda ntacyo bitwaye. Ariko urebe ko ibyo bakanda bifite ubwenge. Abagore bashinga urubanza, babyutse abayobozi b'imidugudu n'abo tugari n'ab'imirenge, ati nimubyuke. Ati habaye iki? Ati twagize ikibazo, umwana yapfuye ariko uwapfuye yabuze. Arega nta n'uwakemera ibyapfuye, umuntu wese abashaka ibizima. Umuntu wese ntawemera ibyapfuye, umuntu wese aharanira gushaka ibizima. Dore akantu kantangaje mw'aya magambo. Uzi ko bigenze bitya, byabaye ngombwa ko bahamagara Salomo nk'umuntu umaze kwima ingoma kugira ngo azagira ibya. Ndagira ngo nkubwire ko hari aho ugiye guhamagarwa, nutagenda ufite ubwenge bw'Imana uzahura n'ikibazo gikomeye. Salomo ngo ahageze yasanze imbaga y'abantu ihari, bamuhanze amaso, bavuga butumwa mugiye kubwiriza mu iki gihe kimeze gitya. Abantu barimo kubanyuzamo ijisho, bari kureba ibyo muvuga, bagashakamo ubwenge bw'Imana, bagashakamo kuramya Imana mufite. Salomo abantu bose baravuga bataha, ntiyavuze ngo Imana aramuhamagaye, mureke turebe icyo agiye kuvuga. Hano hanze hari abantu baguye, bagiye kujya bajya mu nsengero, bagiye gucenshura no kumva ibyo abakozi b'Imana bavuga. Nutagiriye imbaraga ya kane yitwa ubwenge, bazakunyuzamo ijisho, uzavuga rimwe ntuzongera kuvuga. Mfite ubwoba cyane, mfite ubwoba cyane mw'iyi minsi. Maze barangije baravuga ati reka twakire umuyobozi wacu Salomo. Mw'iyi minsi Imana yamugiriye icyizere, azaca urubanza ruri aha ngaha. Mbega Imana itanga ubwenge we. Salomo ngo yarahagurutse aravuga ati ndagira ngo mumbwire ikibazo cyabaye. Bati nta kindi kibazo cyabaye, dufite akana kazima hano ariko twayobewe nyina kubera ko abagore babiri bari hano, buri wese ari kuvuga ko uwo mwana ari uwe. Commentaire iravuga ngo Salomo aravuga ngo nimumpereze uwo mwana, ngo baramumuhereza. Hari ibitabo bimwe byagaragaje uburyo yamufashemo, nta mpuwe yamufatanye, ngo ahubwo yamufashe amaguru aracurika. Aravuga ngo nimumpereze inkota aho ngaho. Abari bari aho bose bakuka ibikoba bati karabaye. Uyu niwe mwami Imana yaduhaye. Umuntu utagiye gufata abana nta mpuwe agira, none si inkota asabye ni iki? Aravuga ngo uyu mwana ngiye kumucamo kabiri, buri mugore atwara igice kimwe. Ariko Imana ni igitangaza. Abantu bose bifata ku matama, ibikoba birakuka bati karabaye. Salomo aravuga ati mbere yuko ncamo uyu mwana, ndagira ngo abo bagore bahagarare hano imbere yanjye ngira icyo mbabaza. Baraza barahagarara. Aravuga ati koko muremera ko uyu mwana mucamo nyirawe ninde? Mwavugishije ukuri. Utari nyina w'umwana aravuga ati hari icyo ndi kubona. Ati ndi kubona watinze, uwo mwana mucemo twembi tumuburi. Uri hano hanze hari abakeneye kagakiza kawe ukabura kuko nabo ntako bafite. Mucemo tumuhombe twese. Nyina w'umwana kubera ko azi ko igise kiryana, abasenga kubera uburyo bazi bivuna. Abantu bafite agakiza bazi kukabona uburyo byabagoye. Ntago wagatakaza kukabizo, reka. Agakiza ntago wagatakaza. Agakiza ku icupa ry'inzoga, agakiza kubona akazi ntago wagatakaza. Ashyira ikiganza hejuru nyina w'umwana. Salomo aramubaza ngo we bigenze bite? Ati hari igitekerezo ngize. Ati ni ikihe? Ati kubera ko nzi ukuntu kubyara bivuna, uwo mwana wimukata, muhereza uyu mugore amutware, umwana wakuze ntayoberwa nyina. Salomo arangije ngo umutima wumva uguwe neza,
agira iyerekwa rikomeye kubera ubwenge yahawe n'Imana. Arangije abaza iteraniro ryari riraha bati niko uyu mwana ntago mwabonye nyina? Abantu bose bati twamubonye. N'umufitiye impuhwe. Iyo ufite ubwenge bw'Imana, niyo utavuga, niyo utasakuza, abakureba bose agakiza wakiriye barakamenya. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ko hari imbaraga zisunika abaramya, hari imbaraga zibana n'abasenga. Mvuze nkeya muri nyinshi, mvuze umwuka wera, mvuga ku masengesho, mvuga ku rukundo, mvuga ku bwenge. Izi mbaraga enye uramutse uzitunze mu gihugu utuyemo icyo ari cyo cyose, mu kazi waba ukora kariko kose, mu mashuri wize uko yabangana kose, ukaba ufite izi mbaraga enye mvuze, ndagira ngo utangarize ko waramya Imana neza bigakunda. Ariko ikibazo dufite, abayiramya benshi bamwe nta mwuka wera bafite. Ababwiriza benshi muri twebwe nta mwuka wera. Usanga ari ibintu dufitira, twigana, dutoragura ahantu materi mapfuye, ugasanga dufite ikibazo cyo kutagira umwuka wera. Imana iwutange. Torero ryacu mu byo twarazwe, mu byo twigishijwe, baravuga ngo umupantekote wese mu bimuranga hagomba kuba harimo umwuka wera. Imana iwuduhereze. Twavuze ku masengesho, tumaze iminsi mu ya 70 nuva twarayasoje, ngira ngo ku cyumweru twarayasoje. Niba warayasenze ukavamo nta mwuka wera ukuyemo, ufite igihombo gikomeye. Nta rukundo ukuyemo, ufite igihombo gikomeye. Nta bwenge ukuyemo, ufite igihombo gikomeye. Ndagira ngo ro muri aka kanya dufate umwanya dusenge, tubwire Imana ngo Mana, dukeneye imbaraga, dukeneye umwuka wera, dukeneye kwezwa, dukeneye gutunganywa. Urukundo rw'Imana rubane natwe aho uri hose. Rero nubwo turi online, wakatura, wakihana, wabwira Imana ngo nkeneye kukuramya. Muri ibyo yaravuze ngo hano mu isi sinshobora kugushima uko bikwiye, ariko hari undi mubiri tuzambikwa. Ino ntabwo ari iwacu, dufite igihugu tujyamo. Abakijyamo bakeneye imbaraga, bakeneye umwuka wera, bakeneye gusenga, bakeneye urukundo, bakeneye ubwenge. Ibintu tugiye kubisaba. Niba utabifite ubwira Imana ngo Mana bimpereze. Wowe warudukurikiye rero, tugiye gufata uyu mwanya dusenga Imana kugira ngo gahunda zize gukomeza nkuko zateguwe. Ariko mu uyu mugoroba wo kuramya nari nkuzaniye izi mbaraga kubwira ngo Imana irahari zitanga. Mu bintu Imana itanga ifite umwuka wera, ifite n'usaguka, urasendereye. Imana irawutanga. Uririmbe uyu mwuka ufite, uramye uyu mwuka ufite. Mureke dusenge, tubwire Imana itugirire neza, tubwire Imana iduhereze izi mbaraga, tubwire Imana ko dukeneye kwiramya dufite imitima itaducira urubanza. Mana nziza, Imana ikomeye, ise umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Uyu ni umugoroba mwiza uduhaye wo gutekereza imbaraga zawe, wo gutekereza gukomera kwawe, wo gutekereza uburyo twakuramya. Tubonye abakuramya uburyo bagomba kuba bahagaze, tubonye ko hari imbaraga zibasunika kugira ngo bakuramye. Iyo umuntu afite umwuka wera, iyo aririmbye turabyumva, iyo abwirije turabyumva, niyo asenga turabyumva. Mwuka wera ni ingwate, ni ikimenyetso twahawe kitugaragaza abo turi bo. Umuntu ufite umwuka wera arakora, umuntu ufite umwuka wera aba afite ubwenge buva ku Mana. Uyu mugoroba tugize aha ngaha wo kukuramya no kuguhimbaza, ijambo ryawe muri Yesaya ritubwiye ko hari ahantu abasore b'imigenda ngo bazagenda bakaruha bagacogora. Ariko avuze amagambo meza, aravuze ngo abategereje Uwiteka ngo bazasubizwamo intege nshya. Dukeneye imbaraga nshya, dukeneye imbaraga nshya, imbaraga zinesha isi, imbaraga zinesha ibyaha, imbaraga zinesha abarozi, imbaraga zinesha abagambanyi. Imbaraga nshya urazifite Mana. Aravuze ngo baziruka be kunanirwa, ngo bazagenda be gucogora. Urugendo rurahari, dukeneye imbaraga zirudushoboza. Mu izina rya Yesu uduhereze ubwenge mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo twumva. Ngaho bana natwe uturengere kandi ukomeze utwiteho uko bwije nuko bukeye.